cyangwa se ndi mu nkoni y'Imana. Hari igihe umuntu asenga yabivanga Imana ikaguhana paste nubwo Imana ihemba ariko inarahana cyane. Nkuko umubyeyi ushobora kumukorera neza akaguhemba, wanamukorera nawe akagucyaha agacaha nkuru gucyaha umwana. Kumenya niba uri mu kigeragezo ni kimwe, kumenya niba uri mu ishuri ni ikindi, kumenya niba uri ku nkoni nacyo ni ikindi. Aho ngaho niho hari ikibazo. Niho hari umunzani. Uri mu ishuri cyangwa uri ku munzani cyangwa uri mu nkoni z'Imana. Yego. Kuko hari igihe umuntu ukora ikintu Imana ikakubwira ngo hoya ibi sinkwemereye, sindi kumwe nawe muri uru rugendo. Iyo uri no mu ishuri nta n'uwagusengera ngo riveho. Uyu uri mu ishuri ni weho n'Imana igihe irishakiye ikari gukuramo. Ariko uri mu kigeragezo senga umunsi utazi ikigeragezo icyo nzi neza cyo gihana imbibi n'igisubizo. Haleluya. Nyuma y'ikigeragezo, nyuma y'amarira hari guseka. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo buri gihe n'igihe cyacu mu mubwiriza ibice bitatu, niko hatubwiye ngo hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka, ngo hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kudahoberana. Twageze no muri kone ibyo bihe bibaho. Bivuze ngo uyu munsi niba uri guseka komeza useke kandi wishime. Uyu munsi niba uri kurira rira wihangane igihe gito, rira wihangane muri cyo kigeragezo. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo ni igihe gito intambara zigashira, ni igihe gito y'umuraba ugacyahwa. Imana igucyahira ikigeragezo, Imana icyaha umuraba, Imana icyaha inyanja iri ku buzima bwawe. Ariko ibanga ni ugusenga. Amen. Imana itugirire neza. Amen, amen. Urakoze cyane kandi Imana ikomeze kugirire neza cyane. Reka dukomeze nk'umuhanuzi. Kuko uri umuhanuzi. Yego. Wadusangiza ku makuru ngigiye waba waragezemo ukanuganura abandi bigasohora. Iyo wanaguhanura abandi bigasohora wowe ukabona yenda biri kwinda bitinda, wibazaga gute ku Mana? Rero ibyo bihe nabigeragamo ngasengera abandi bigasohora. Imana ikananteka no gusengera abantu. Wenda hari umuntu Imana yarankoreje umutwaro we, mbega umukobwa we naragusengeye wa mukobwa we, umukobwa mugenzi wawe. Imana irambwira ngo reka ibintu byose urimo uriya muntu umusengere, ati shira baro hasi. Ni ukuri paste. Ikajya imbuza amahoro ati sengera runaka musengere. Ndamusengera, Imana ikora ubukwe, imuhereza urugo, umukira afite amamodoka n'abandi. Ariko njyewe igikuru muri ibyo ngibyo ni uko nashimaga Imana. Nashimaga Imana nkabwira Imana ngo Mana menya hari ibintu mbese yari ishaka kubanza yanyigisha. Hari ibyabanza gushaka yanyigisha. Ni ukugambaniye wareba inshuti ukabona niyiguciriye urwa Pilato, ukavuga ngo Mana bizanyura mu zihe nzira, sinakurenganya. Ariko umunsi umwe nugera Imana izagutabara. Yesu ujya uturisha inyanja agaturisha n'imiraba, nibyo byawe ntago bimunaniye. Ntago ibyo byawe bimunaniye. Nusenga niwihangana nabiriye ubona ko byananiranye, Imana izabikora. Barabigishwa bahoranaga na Yesu umunsi ku wundi, ariko arangisha kurana kiriya gitangaza kugira ngo bongere bemere bundi bushya. Rero nawe Imana yongera ikora ikindi, Imana yongera ikuremera ubundi buhamya, Imana yongera ikuremera ibindi byiringiro, Imana yongera ikuremere kubaho, Imana yongera ikuremere, Imana yongera ihindure, Imana yongera ibesheho, Imana yongera iguhe kugira yongere igaruke. Hari umuririmbyi yavuze ngo merutse kubona Imana ngo yongere igaruke. Nawe Imana yongera igaruke ku buzima bwawe, Imana yongera igaruke. Kadusoma ijambo riri mu Itangiriro ibice byaho 28. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Reka dusuhuze bene data n'abashiki bacu badukurikira kuri ndi umukristo bari mu Rwanda, bari muri Amerika, Aziya ndetse Amerika, ku migabane itandukanye hirya no hino ku isi. Abantu bamaze kutumenya kuri ndi umukristo
amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Reka mabwire ngo mukomere uko wakumva bimeze kose, amaherezo buzacya kandi uzishima. Burya Bibiliya tubwira ngo ahari warara uri kurira ariko mu gitondo imbondo zikavuga. Reka rero mbyere mushiki wacu na mwene data, bishobora kuba wasindukanye ikibazo giteye ubwoba, ukaba urwaye, ukaba uri mu manza, ukaba uri mu bintu byinshi bitandukanye, ariko ndakubwira ngo humura, ibyo ngibyo bizagira iherezo. Bizagira iherezo kandi uzacya, nubwo ubona igicuku kinishe ariko amaherezo buzacya. Tudatinze mu magambo rero, hano imbere yanyu kuri kamera zandi umukristo, twabazaniye umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana mwiza usizwe, ni umunyamasengesho, ni umusenzi, ndetse azi byinshi cyane mu uyu murimo wo gusenga. Urwaye arebaho, kwirukana amademoni nawe arebaho, ndetse Imana imukoresha muri byinshi bitandukanye mu bijyanye n'uyu murimo w'Imana no gusenga. Twamuzanye rero, reka tubasabe abasuhuze mu izina rya Yesu. Ni karibu umukobwa wacu. Haleluya, haleluya. Amina, amina. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ariko mbere ya byose ntabwo tukiri abakozi, ahubwo turi abana. Amen, amen. Umuntu wese wita umukozi ntabwo aba ari byiza, ariko igikuru ni ukuba umwana mu rugo. Ubwo rero nanjye naje aha ngaha ngo twongere tuganire imirimo y'Imana, tubare ku nkuru za Yesu. Yego. Kuko ni kenshi usanga abantu bagira umuhate cyangwa se imbaraga zo kubara inkuru zisanzwe, ariko uyu munsi tugiye kubara inkuru za Yesu. Amen, amen, amen. Mani bampera umugisha. Ariko umenye utabya akazina kawe. Ubatanzi wenda byashoboka kwa mugani umuntu ashobora no kuba yaguze telefone uyu munsi cyangwa ejo, ariko ku batanzi nitwa Izerimana Hortense. Amen, amen. Imana iduhane umugisha. Ndakandi bongeraho se kuko arakandi kazi mami. Yego. Yose ni amazina yanjye. Imana iduhane umugisha. Amen, amen, amen. Sasa wowe bakwitanye, aho utuye bakwitanye. Urakoze cyane, atubarejemo akabazo vuga ngo wowe aho utuye bakwitande. Uzabitubwira muri komenti uko bakwita. Niba kwita indaya wihane, niba kwita umwana w'Imana ukomeze usugire kandi ukomeze ujye imbere, amavuta n'imbaraga kuri wowe. Amen. Tudatinze rero Hortense, reka tugusabe gusenga kugira ngo twinjire muri gahunda z'ikiganiro cyacu. Karibu dusengera Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, turagushimye muri iki gitondo, turakunezerewe. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, ni wamamare. Amen. Hari ababyeyi warinze bari hano kuri kamera badukurikiye, izina ryawe nirishimwe. Amen. Hari abakobwa warengeye, hari abahungu warengeye, hari abagabo warengeye, hari abana warinze. Amen. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Aya masaha Uwiteka Imana, hari abarwayi warinze bari mu bitaro, ariko byari bikomeye mu bicuku bya nijoro babera Imana, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Amen, amen. Nushimwe kandi nuhimbazwe. Turakwinginze ngo ngwino ubane natwe, kikirere ugihumanure, imbaraga z'abadayimoni zihunge, imbaraga z'Imana zigaragare. Iri jambo tugiye kuganira ngaha ari byo kuguhesha icyubahiro. Ukore byinshi muri aya masaha. Udukurikiye wese umuha umugisha. Mirindi yawe igaragare kuri we. Data amarira azanye aha hantu ntaba ari yasubizayo, kugira ngo izina ryawe ryamamare. Tugushimiye ko ari icyo ukoze kandi kubonye natwe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Twaje kugerageza kuzahura n'ijwi ndakibazo. Sawura akoze kudushyira imbere y'Imana no kudusengera. Mamereka ngo baze ibibazo bigera muri 5. Bigera muri 5. Sibyo? Umaze igihe kingana iki usenga Imana? Imyaka sibo guturuka ndi nko mu myaka 15. Mu myaka ya 15 watangiye gusenga. Hari ugutangira gusenga noneho no gukizwa kumva ubuntu bw'Imana bukurimo. Niyo myaka ngo gwera ku myaka ya 15 kugera uyu munsi kano kanya tuvugana, abakonze bacu badukurikira. Waba wariyumvishemo gusenga ryari, cyangwa se waba warumvisha imbinduka ryari ryo zo kumva Yesu aje mu buzima bwawe, ku buryo none ukora uvuga ngo aka kanya
ndi gukorera Imana ngo umugenzi uri kwerekeza mu ijuru. urukumva nko muri iyo myaka 15 nari nkiri umwana ibyo Yego. ndimo yego nari nzi ko ndi gusenga ariko ntarabiha agaciro neza ntarabyakira. Ariko nko mu myaka yanjye Yego. 20 ibyo nari ndimo nari mbizi. Nibwo natangiye gukorera Imana byimbitse. Yego yego. Mu mwaka wa 20 muri 15 watangiye gusenga urumva n'imyaka buto bikirimo n'iki ahubwo ku myaka 20 none wumvishe wicayemo neza ngo Yesu ni nge nawe cyane. Uravuga ngo ndavya none nta nibizaza bizantandukanya nawe. Cyakora mami ni ngunda kuvuga mami ndabwo ariko yavuze ni eryo ni izina tumwita ariko amazina ye bwita ari mu byangombwa ni Izerimana Hortense. Mami na kandi kazina tumwita nko yavuze ngo bamwita na Esther. Ndimutungurwa nuko munovuze ngo Esther sebyo. Ubwo rero none mami nukurebye vrema Imana wayiziritseho urumwe mu ba Kristo mbereye umushumba ariko nshingiye ku rungano rwawe hari benshi rwose bacize ubusamo ariko urakomeza urategereza urihangana urasenga utegereza isezerano utegereza icyo Imana avuganye nawe. Mami rero reka tubwire abane bakobwa mudukurikiye nukuri ababere urugero rwiza umuntu yakwishingikirizaho. None mami duherukana kuri Gone Arike TV ku kinyamakuru cya Gone Arike TV ukiri umukobwa hari agafoto twabonye gacicikana hari wasangiza ku bakunzi bacu bandi umukristo uko byagenze. Mbere ya byose banje no gushima Imana. Imana niyo kwizerwa kandi Imana niyo kwiringirwa. Umuririmbyi navuze ngo hari n'ijambo ribivuga ngo nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Muri Luka igice cya mbere 37 haravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen amen. Niba hari icyo Imana yakubwira umukobwa uri umugabo uri umudamu uri umusore rindira Imana izakugirira neza. Nanjye Imana yangiriye neza urabona ko nambaye impeta. Ni Yesu wayinyambitse byose mu gusenga. Iyo urindiriye ukihangana umuririmbyi navuze ngo ntazacogozwa n'inca mugongo abazimubwira nibo bazagwa. Mu gusenga kwawe hari ibizagucogoza biguca intege bavuga amagambo yarashaje yaragumiwe ariko uzagume kukaragume imbere y'Imana. Amen. Isaha y'Imana nigera yo gukora Imana izakugirira neza. Amen. Nanjye rero Imana yangiriye neza yampaye umutware ndayishimiye n'ibisigaye izabikora. Yego. Reka dusangiza abakunzi bacu tubabwira ukuri kose cyangwa se tubereka ibyishimo bafite ku uwo munsi birigenda n'ibibazo ndi bukubaze. Uriya munsi mujya mu murenge muri imbere ya Gizigitifu wumva gumeze gute niba atari banga? Mana yanjye nabonaga ari inzozi nabonaga ari amateka. Mbese naninje no mu murenge ndavuga se Mana ningewe wicaye hari umwanya none mu murenge cyangwa muri sale rwose turicara ngiye kwambaye tugiye imbere tugiye kurahira ndase buninjye kurahira cyangwa. Yego nkurikije ukuntu ahari n'abantu bambwiraga wenda babarozi ngumva ngo ntuzakora ubukwe tugihari ntuzanizahishura byinshi nusenga hari imitego Imana izajya igusimbutsa. Amen. Rero nanjye byambereye ibintu bikomeye cyane na n'ubu ndacyavuga ishimwe ry'Imana kuko nzi neza gusezerana sibyo byubaka urugo ariko nanone nabyo ndabishimira Imana kuba yaranteje iyo ntambwe ikagira ute ikampereza ku gaciro. Hari n'ababisengera abagore bamaze imyaka n'imyaka bitarakunda agitegereje kandi Imana ikababwira ngo nzabikora cyane kandi Imana nukuri n'Imana kugiye kuzasezerana n'umugore izabikorera kwiyubahisha. Igikuru nuko icyo Imana iba yavuze iba yagisohoje. Mwabantu Satani ntagaterwa ubwoba n'ibyo Imana yakuvuzeho ahubwo aterwa ubwoba n'ibyo Imana yakoze. Rero Imana igira icyo ikora abarozi bagira ubwoba na Satani mwari. Icyo nicyo nkwifurije. Mami urakoze cyane Imana ikomeze kuduhera umugisha no gukomeza abamama bubatse n'abakobwa bataragera ikirenge mu cyawe. Urakoze kuba tubwirira ko bagomba kwihangana bakaba misezerano kandi uje gutereta wese kaba
ntabwo bareka azanywe n'urukundo. Abarimo umushukanyi ngo ko Yesu yagize umushukanyi mu butayu, abarimo umushukanyi akaba aje kuri misiyo ya Satani agira ngo akwicire ejo hawe hazaza. Ariko Imana ishimwe ko iyo mitego yose wagiye uyisimbuka, Imana ntihabwe icyubahiro. Cyagiye igihe twari twicaye iwanyu, hicaye abana, abasaza, abakecuru, abasore, ingeri nyinshi. Wabibonaga gute uriya munsi? wabonaga gute? Byari ibirori byiza, nabonaga ababyeyi banyambariye, abakuze, abatoya, nkabona namwe mwaje, nkavuga ngo Mana, uyu ni wa munsi wambwiye kuzantabara, none urantabaye. Uriya munsi wawubashywe, mbona banzaniye ibyo kurya, nta byo kwiyarurira, nta byo kugira ute, ubu umeze nk'umwami. Ni Esiteri. Nanjye rero ndashima Imana, ni ukuri ndacyashima Imana pe. Kandi ni ugusenga, password ni ugusenga. Ishyari ku ruhande, umutima mubi ku ruhande, guca mu zindi nzira ku ruhande, kwirwanira ku ruhande. Icyambere ni ugusenga ku mavi, niho hari ibanga rya byose. Yego. Imana ishimwe cyane. Ndetse ko Rotansi, uriya munsi nanjye nari ngutegereje, kuri mu bantu twasenganye hano tandukanye, ndashatse kuvugira hano, wenda tuzavuga ikindi gihe, ariko Munyarwanda yavuze ngo ryabara uwariraye. Ryabara uwariraye, Imana ikavuga, ikongera ikavuga, ibimenyetso bigereka ko Imana izakora ibyo yavuze, nuko Imana itavuga rimwe. Irongera iragaruka ikongera ikavuga n'inshuro zingahe. Hari abantu rero bajya barambirwa imvugo y'Imana, atese igihe Imana yabivugiye, aba bantu wabahereza iyihe ngomezi, n'izihe nama wabahereza? Njyewe icyo navuga aho ngaho, Imana yacu pe iravuga, Imana yacu irumva. Imana yaguhaye amatwi, irumva. Amen. Imana yaguhaye ijisho, irareba. Haleluya. Ibikubaho byose irabibona. Ibyo wumvisha amatwi yawe kuvuga hanze, nayo irayafite, irabyumva. Yego. Ibyo yakubwiye si uko inaniwe kubikora. Isaha y'Imana nigera izabikora. Dawidi niwe wavuze ngo kera ngo nari umusore, ngo ariko ndashaje, ngo sinari nigera mbona umukiranutsi w'Imana aretswe cyangwa asuzugurwe. Bene data, hari igihe ugeramo bikaba ngombwa ko Imana igushira ku munzani ikagupima, ikaraka ibiro byawe byuzuye, cyangwa se ugasabwa na Satani. Imana ikemera bikakubaho, ikemera ukanyura muri icyo kigeragezo, kugira ngo irebe kwihangana kwawe, kugira ngo irebe kuzayikorera. Yobu niwe wigeze asabwa umunsi umwe, aravuga ngo nubwo bimeze gutya, nzi ko umucunguzi wanjye ariho ari Kristo. Imana yacu nishimwe. Ushobora kubona utinze mu ishuri ry'ubugumba, ukabona utinze mu ishuri ryo gushaka, ariko umunsi umwe Imana niza ikavuga ngo noneho dosiye ndayibirinduye. Uzashima Imana, uzaririmbira Imana. Imana izaguha indirimbo zishimwe. Muririmbyi njya mukunda cyane, waririmbye ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, ngo nkarebera mu madirishya abandi batamba. Cyari igihe cyabo, igihe cyawe nawe nikigera, nawe Imana izaguha kuririmba indirimbo zawe, izaguha gushima, izaguha mbese kuvuga ijambo. Hari n'ibyo Imana izakora bikuvugire wowe utavuze. Haleluya. Gutinda kurero cyangwa gutinda mu kigeragezo siko gupfa, kandi kubaho nabi bigira iherezo, no gusuzugurwa bigira iherezo. Icyambere ni ugusenga, ukamenya ngo ndi mu ishuri ry'Imana cyangwa se ndi mu nkoni y'Imana. Hari igihe umuntu asenga yabivanga Imana ikaguhana. Pastor, nubwo Imana ihemba ariko inarahana cyane. Nk'uko umubyeyi ushobora kumukorera neza akaguhemba, wanamukorera nabi akagucyaha, agacyaha nk'ugucyaha umwana. Kumenya niba uri mu kigeragezo ni kimwe, kumenya niba uri mu ishuri ni ikindi, kumenya niba uri ku nkoni nacyo ni ikindi. Aho ngaho niho hari ikibazo. Uri mu ishuri cyangwa uri ku munzani cyangwa uri mu nkoni z'Imana. Kuko hari igihe umuntu
ukora ikintu Imana ikakubwira ngo hoya ibi sinkwemereye sindi kumwe nawe muri uru rugendo. Iyo uri no mu ishuri nta n'uwagusengera ngo riveho. Uyu uri mu ishuri ni weho n'Imana igihe irishakiye ikari gukuramo. Ariko uri mu kigeragezo senga umunsi utazi ikigeragezo icyo nzi neza cyo gihana imbibi n'igisubizo. Haleluya. Nyuma y'ikigeragezo, nyuma y'amarira hari guseka. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo buri gihe n'igihe cyacu mu mubwiriza ibice bitatu, niko hatubwiye ngo hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka, ngo hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kudahoberana. Twageze no muri korona ibyo bihe bibaho. Bivuze ngo uyu munsi niba uri guseka komeza useke kandi wishime. Uyu munsi niba uri kurira rira wihangane igihe gito, rira wihangane muri icyo kigeragezo, kuko umuririmbyi yaravuze ngo ni igihe gito intambara zigashira, ni igihe gito y'umuraba ugacyahwa. Imana igucyahira ikigeragezo, Imana icyaha umuraba, Imana icyaha inyanja iri ku buzima bwawe. Ariko ibanga ni ugusenga. Amen. Imana itugirire neza. Amen, amen. Urakoze cyane kandi Imana ikomeze kugirire neza cyane. Reka dukomeze ng'umuhanuzi, kuko uri umuhanuzi. Yego. Wadusangiza ku makuru ngigiye waba waragezemo ukahanura abandi bigasohora. Iyo uhanura abandi bigasohora wowe ukabona yenda biri kwinda bitinda, wibazaga gute ku Mana? Rero ibyo bihe nabigeragamo ngasengera abandi bigasohora. Imana ikananteka no gusengera abantu. Wenda hari umuntu Imana yarankoreje umutwaro we, mbega umukobwa we naragusengeye wa mukobwa we, umukobwa mugenzi wawe. Imana irambwira ngo reka ibintu byose urimo uriya muntu umusengere, ati shira baro hasi. Ni ukuri paste ikajya imbuza amahoro ati sengera runaka musengere. Ndamusengera, Imana ikora ubukwe imuhereza urugo, umukira afite amamodoka n'abandi. Ariko njyewe igikuru muri ibyo ngibyo ni uko nashimaga Imana. Nashimaga Imana nkabwira Imana ngo Mana menya hari ibintu mbese yari ishaka kubanza yanyigisha. Hari ibyabanza gushaka yanyigisha, ariko nkavuga ngo nanjye umunsi wanjye nugera Imana izangira neza. Amen. Hari abo nabonye yakoreye ubukwe nanjye ubwanjye naraga nkabati sura bizavamo. Yego. Nareba imyaka arimo cyangwa nareba iwabo uko hameze, kuko abenshi dukunda kurebera ngo dufite iki. Iwacu dufite iki. Ariko namenye ko Imana ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi, ni Imana yumva gusenga ko batagira shinge na rugero. Mana we urihagije. Imana irihagije. Imana niza no gukora ntago izakora ngishinge ngo warize ngo cyangwa ngo ntiwize. Waba warize, waba utarize, waba ukomeye, waba woroheje, icyambere nuko Imana wayimenye nayo ikakumenya. Icyo ngicyo kirahagije. Rero nanjye ntago byancaga intege, kuko nabaga mfite amakuru mwananye nzakugirira neza, nzagutabara. Nareba ibyo uri gukorera abandi binyurijemo nkavuga ati ibyanjye ntibizakunanira. Icyambere ni ukwizera. Icyambere ni ukwizera. Urakoze cyane kandi Imana ikuhe umugisha mwinshi gukomeza abagenzi bacu, kuko uyu mureba imbere yanyu ni muhanuzi kandi abimazemo kabiri. Hari kumva akasengera abandi bagasubizwa we bigatinda. Ariko icyamukomeje mu kwizera nuko yizeye Imana yavuze. Iyo Imana ivuze no gusohoza irasohoza. Iyo Imana yakubwiye icyo yakubwiye no kugikora iragikora mu gihe cyacu. Mu gihe cyacu Imana irabikora rwose. Imana yacu nishimwe cyane. Tudatinze rero ndagira ngo yenda ngwibariza akabazo kanyuma. None ng'abakunzi bawe bakumenye mu ivugabutumwa hano kuri Shusho Media, urateganya iki n'iki ubateganiriza ko utari kubatumira? Ndi kubatumira no mu bindi biri imbere. Yego. Abenshi tujya tuvugana kuri telefone babaza amakuru yanjye. Hari abari kubona uyu munsi kwa kundi twatangiye tuvuga ku buryo baguze telefone smartphone uyu munsi. Barakubona uyu munsi. Abo rero nabo nabakunzi bawe.
icyo ndi kubatangariza Imana iri gukora kandi wowe uri gusenga wowe umaze igihe mu ishuri ihangane icyo nagutangariza ni uko Imana igikora amen ni uko Imana yacu ikicyumva amen ni uko Imana yacu igitabara amen ni uko Imana yacu ikirengera iracyazura ibyapfuye ikabikura hari hasi amen amen ikabirema rero komeza mu isengesho kandi ntucike intege kandi aho Imana yagusize uzihangane abari hino gusanga amen Imana ntizagusige mu budiyakoni cyangwa igusige mu buhanuzi cyangwa igusige ngo mu buririmbyi ejo izagusanga uri ku cupa hariya uri mu kabari cyaba ari ikibazo gikomeye cyane giteye ubwoba Imana izaguhembera izagira ute aho izagusanga aho yagusize niba ari ukiri ihangane amen amen mu gicuku cya nyuma mu ijoro rimwe Imana yigeze yiyereka Abisiraheli bageze ku nyanja haleluya bageze ku nyanja babuze inzira Imana irabiyereka mu gicuku cya nyuma abantu basinziriye hahandi abantu batari kureba hahandi bo n'Imana yabo si uko batabanaga n'Imana ariko Imana hari ukuntu igitabana nawe mu bigeragezo mbese ngikwereke ibintu kiri kumwe nawe cyane igahagarara hahandi kiri bukwicire igahagarara hahandi ikigeragezo kiri bukomerere rero nawe niba uri mu gicuku cya nyuma niba uri kubona ko nta nzira niba uri kubona ko aho ngaho ugeze ari aho gupfira hari ubutabazi bw'Imana amen Imana rero ikomeze ikwambika imbaraga wowe nkurikiye Imana ikomeze gukomereza amaboko kandi ndabizi neza ko nawe uzashima Imana umunsi umwe uzashima Imana uvuge ngo ninjye wa wundi wahoraga mu misozi ninjye wa wundi wahoraga mu masengesho niwe wa wundi wahoraga mu madeni niwe wa wundi wahoraga mu kode niwe wa wundi wamenyeye ko uringa ngo utazabyara niwe wa wundi bari baramenyeye ko uhora urwana n'umugabo wawe mbese igihe kizagira uririmbe ngo ninjye wa wundi wahoraga ameze gutya none ngarutse ndi gushima Imana amen Imana yacu nishimye urakoze cyane ku magambo meza y'ibyiringiro ukomeje kubwira bene data na bashiki bacu Imana ikomeze kuza amavuta n'imbaraga nawe ku ruhande rwawe kandi hari ibimenyetso birenze kimwe bibiri byatuma koko uyu munsi uvuga ngo noneho Imana ni data icyo yansezeranije yaragikoze kandi iri gukomeza kubikora Imana nishimwe cyane kugira ngo tutaza gutinda rero reka tugusabe iminota 5 y'ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze buriya igihe cyabyo nikigera tuzaririmba mame tuzaririmba indirimbo z'amashimwe nuriya muririmbyi waririmbye aravuga ngo nahoraga njya kumva amashimwe y'abandi umvise ariko buri hari abantu baririmba akabati koko aba baririmbyi bite byabo ariko uyu munsi mama yavumbaga amashimwe y'abandi akambarira abandi agakenyerera abandi yamishana na mukenyere bakababerewe abati koko mana ngiye bino nanjye bazanyambarira ryari ariko igihe kigeze Imana yarabikora kandi mamesha twari twaberewe ndi mu bamuhanuriye uyu mukobwa mureba imbere buriya nanjye yo nabonaga mwakushize undi bukwaza asikoko nanjye ari genere kiragifuna yambate koko mana ni wowe twasenze niwe wavugiye muri twebwe ariko mu gihe gikwiriye nukuri mami nanjye ndi mu bahanuye ndi mu bahanuye kandi turashimira Imana ko Imana yabikoze nukuri Imana nihabwe icyubahiro uriya munsi tuba tumeze neza twari twaberewe tuvuga ngo Mana ngo uyu wa munsi twari twarategereje uwo munsi rero warasohoye kandi n'ibindi nabyo muzagenda mubibona umukobwa wacu tuzagenda tubasangiza amakuru uko bukeye nuko bwije Mana yacu ikomeze kubana namwe cyane reka twinjire mu kanya k'ijambo ry'Imana minota 5 reka duhere ku muririmbyi uri kumfasha muri iyi minsi uri mu gushimisha Imana yego mu gushimisha Imana muri 1999 byashoboka kuba usanzwe umuzi cyangwa se
utamuzi ariko wumve amagambo arimo, ntukurikire injyana ahubwo wumve amagambo arimo, ubundi twinjiye mu ijambo ry'Imana. Amen, amen. Imana itugirire neza, ariko igikuru ni ukubaha Imana. Ibyo Imana yakora byose ntibigatume ucika intege cyangwa se wifata uko utari, ngo nuko Imana yagusubije, ngo nuko Imana yagize ute. Gusubizwa ntibikuyeho ibigeragezo, gusubizwa ntibikuyeho kuba ukiri mu isi, gusubizwa ntibikuyeho kuba utakomeza gusenga Imana nk'uko n'ubundi wasengaga. Igikuru si ukwirata ko Imana yagukoreye ubukwe, igikuru si ukwirata ko Imana yaguhaye urugo rwiza, igikuru si ukwirata ko ufite amafaranga, hoya, igikuru ni ukwirata Yesu. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Amen. Nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu. Umwanya muto ukazahozwa ibyo byose, mugezi wanjye mu ijuru. Haleluya. Amen, amen. Imana yacu nishimwe. Amen. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu. Ngo nshatse kugukurikira buri munsi, ngo Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu gihe cy'umubabaro. Mu gihe cy'umunezero kurikira Imana, mu gihe cy'umubabaro kurikira Imana. Wowe bishake buri munsi gukurikira Yesu, ntabwo uzamukurikira ngo gusezera amaramasa. Ngo ubwo watubanjirije ngo tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Haleluya. Amen. Ngo Yesu yatubanjirije mu mubabaro, yaratubanjirije mu gutukwa, Yesu yaravuzwe, Yesu yarasuzuguwe, Yesu yariwe inzara, mbese inzara yaramuriye nk'abandi bose. Yesu igihe cyarageze arasonza kandi yari hano mu isi, arakubitwa, arasuzugurwa, abaho nabi kandi Imana ihari. Ibyo byose Imana yarabirebaga, ariko igihe cyarageze aba umwami w'abami, aba umwami. Ubu ngubu ni umwami ukomeye, ni umwami ufite imbaraga. Izina Yesu niryo zina duhamagara tugakirizwamo. Izina Yesu nushonje riramugaburira, rizura n'uwapfuye, rirema n'ibitariho bikagira ute bikabaho. Izina Yesu, izina Yesu nurihamagara ntago rizabura kutakwitaba. Nurihamagara izina Yesu uzabona igisubizo. Nuhamagara izina Yesu wizeye, nukuri rizakwirukanira umurozi. Imana yacu dukomereza amaboko. Ngo sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, sinahora mbaririza inkuru za Yesu. Ukwiye kumenya inkuru zawe na Yesu ku giti cyawe, nta wundi muntu uzikumenyesheje. Ukwiye kumenya amakuru yawe, ukwiye kujya ubara inkuru zawe ngo Yesu yankoreye ibi, Yesu yangiriye neza. Sinahora mbaririza bivuze ngo uyu muririmbyi yarabaririje, arangije aragira ute, ararambirwa, aravanga igihe kirageze nanjye nkavuga inkuru za Yesu, nkavuga ibyo yankoreye, nkavuga ibyo yangiriye neza. Nawe igihe kirageze, niba uri gusenga ahantu uri hose, hari ijambo nkunda ngo uwubaha Imana wese agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Ntiyigeze avuga ngo uri muri hedini, ntiyigeze avuga ngo wabatirijwe hagana he, ngo uri mu bapende, ngo uri mu basiramu, ngo uri mu bakatolike. Aho uri hose pfa kuba wubaha Imana. Haleluya. Uwo nguwo Imana ngiramwemera. Haleluya. Nawe Imana igihe kirageze, aho wayihamagariye hose, waba warayihamagariye mu musozi, waba warayihamagariye mu buvumo, waba warayihamagariye mu rusengero, aho wamuhamagariye Imana hose, igihe kirageze ngo Imana ikurengere.
igihe kirageze ngo Imana igutabare. Ndikubwira abantu muri iyi minsi ngo agafu gasigaye nakabasenze Imana, agafu gasigaye nakabayihamagaye bari kuburara ntibajya gusambana, agafu gasigaye nakabakobwa bihanganye, agafu gasigaye nakabasore barinze ubusore bwabo. Hari n'abasore bari hano hanze bari kurutanga ngo bari kujya kwigira ngo n'abatinganyi, abandi ngo bakaba bapfubuzi. Ibyo niba warabyirinze ukihangana, nujye kurarikira abagore b'abandi, nujye kwiba, nujye kwica, igihe kirageze ngo Imana izikurengere. Aho ngaho Imana yagusize. Ngo umurimo wanjye ni uwo gukurikira Yesu, ngo no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Umurimo wawe uhereye umunsi wa none ni uwo kuroga, ni uwo gusambana, ni uwo gucira abandi imanza. Umurimo wawe uhereye umunsi wa none wongere ukurikire Yesu, wongere usenge Imana, wongere uvuge Imana, wongere uba umurimo wo guhamya Yesu. Ibyo byose nibyo guhamya Yesu. Aho uri hose uhamya Imana, aho uri hose uhamya Imana. Yemwe bene data, ijambo ryarambwiye ngo icyo umuntu azabiba nicyo azasarura. Amen. Nubiba ibishimbo ntabwo uzasarura ibigori, ibyo wateye nibyo uzasarura. Kandi ikindi kintu cya kabiri namaze kumenya, ikintu uzakoresha urwanya mugenzi wawe, wowe uzagikuba nk'icuri 10 cyangwa icuri 7. Niba uzi neza ko uri kubiba ibyiza, tegereza gusarura ibyiza. Niba uzi neza ko uri kubiba amahoro, yakire. Niba uzi neza ko uri kubiba ubukire, bwakire. Niba uzi neza ko uri kubiba, aho uri kubiba niho ugiye gusarura. Kuke cyo mu nda biba nicyo asarura. Aho uri gutera niho ugiye gusarura. Aho uri gutera niho ugiye gusarura. Ni ukuri kw'Imana. Niba uri kuvuga abandi nabi, itegure. Wowe uzavuga nk'icuri 10. Ariko niba uri kuvuga abandi neza, itegura uzumva abantu nk'ijana bari kuvuga ngo runaka Imana yakoze ibi. Niba uzi neza ko uri kuroga, itegure nawe ejo baraje bakugenze nk'uko uri kugenza abandi. Ariko niba uzi neza ko uri ku mavu uri kurira n'umurimo w'Imana, humura Imana ije kugutabara, humura Imana ije kukurengera. Pastor, namaze kumenya ko hari n'abantu bagira amasengesho yo kwica abandi. Umuntu akazindwa no kujya gusenga ngo Mana gufunga ngo ibya runaka, ngo yandenzeho, ngo yagisuku. Niba byagenze Imana ikurindisha ari mu murimo wayo. Ijambo ryaravuze ngo ntuterwe ishari n'abakora ibyaha, nubona babayeho neza ntuterwe ishari nabo, kuko ubutunzi bafite ngo ni umurama utumurwa. Bivuze ngo uyu munsi wa none niba utari wasubizwa, reka guterwa ishari nabo. Bari mu gihe cyabo, nawe ihanganira igihe cyawe. Bivuze ngo nawe umunsi utazi cyangwa se Imana nayo ubwayo izi neza igihe yashize ku buzima bwawe, izabangoje gutungura umwana wanjye mugirire neza. Ngo mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, ngo uzaze uca uwo mugozi, kuko uzabubosha umutima. Hari ibyakwitambitse, hari imigozi yaje ku buzima bwawe, hari imigozi yaje mu kazi kawe, hari imigozi yaje mu rugo rwawe. Muri iki gitondo Imana iravuze ngo nubana nayo ukagendana nayo muri urwo rugendo, Imana izazica iyo migozi. Amen, amen. Niwizera iri jambo, Imana irazica uwo mugozi, irazica ku gasuzuguro. Hari igihe Imana igica agasuzuguro k'abadayimoni, hari igihe Imana igica agasuzuguro k'abamukeba, hari igihe Imana igica agasuzuguro k'abanyamagambo, hari igihe Imana igica agasuzuguro ikongera ikakubakira urwo rugo rwawe rusenyutse, ikongera ikarwubaka. Hari igihe Imana igica agasuzuguro ukongera ugatunga, hari igihe Imana igica agasuzuguro ikakwishyurira ideni utaraseba, utaramwara. Hari igihe Imana igica agasuzuguro ukavuga ngo Mana uko biri kose uyu munsi uciye agasuzuguro. Imana igucira agasuzuguro, Imana igira ibyirandura. Wowe waje gusenga, wowe uyu munsi ushaka gukurikirana iki kiganiro uri mu bihe byo gusenga, ushaka gukurikira iki kiganiro nawe hari agasuzuguro kakuriho, ariko Imana igucira agasuzuguro
mu izina muri bugacyawa hasigaye igihe gitoya. Imana yacu nishimwe. Iki ni igihe n'ukuri cyo kwihangana. Wowe wasenze igihe gisigaye n'igihe wari umaze mu kigeragezo ntago bingana. Igihe umaze urakizi ariko igihe gisigaye ntago ukizi. kandi iteka pasite iyo umuntu akigendana n'Imana igihora imutunguza ibyiza. Narebye kiriya gihe abigishwa babanaga na Yesu bari bamuzi, bari bazi Yesu ko akora, bari bazi ko ari umwigishwa, bari bazi ko ari umuntu uzura abantu, bari bazi ko yirukana abadayimoni, ariko hari ikintu kimwe batari bazi. Iyo ugendana na Yesu umunsi ku wundi ahora akora ibitangaza, ukumirwa bati si niba Imana yabikoze. Ngo bari mu nyanja, bageze hagati ngo umuraba mwinshi cyane. Rata hari igihe kugendana na Yesu ntibizakura ko hazabura kutazi iki imiraba izaza pe. Nusenga umurozi azahaguruka avuye ngo kubura gusenga kwawe mubujije amahoro, kubura gusenga kwawe biri gutuma kuroga ntupfe, kubura gusenga kwawe hari ibiri kubaho by'umurozi adashaka, kubura gusenga kwawe ntibizabuza ko ibigeragezo bibura kuza. Ariko nusenga rata Imana izakurinda. Haleluya, Imana ishimwe. Hari umuririmbyi nyankunda Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso ngo ntago igisinzira. Imana ntago izigera isinzira ku buzima bwawe. Data nusenga ngo nuko igihe kigeze bari mu iyo nyanja umuraba mwinshi cyane, ngo noneho abigishwa baratabaza ati Yesu we, bango babonaga ko yasinziye ariko mu by'ukuri ntago yari asinziriye. Hari igihe ajya yituriza kibera bucece ariko ari kumwe nawe, arangije avuga mbese ko mu nkanguye ko bigenze gutya niki cyabaye. Abigisha bati data buja reba twenda kurengerwa. Yesu avuga ngo nimutuze, nimutuze. Arangije ngaturisha inyanja iramwumvira, aturisha umuraba uramwumvira. Barangije baravuga ngo mbese uyu ni muntu ki ubasha guturisha inyanja n'umuraba. Imana yacu tugire neza. Hari ibyo Yesu azakora nawe wumirwe. Ushobora kuba waritakarije icyizere. Pastor, hari igihe umuntu agasenga nawe ubwo ukabona nta nzira bizacamo. Wareba aho uvuka ukabona nta nzira, wareba bakubyaye ukabona nibo bakwishe, wareba umuvandimwe ukabona niwe ukugambaniye, wareba inshuti ukabona niyo guciriye urwa Pilato, ukavuga ngo Mana bizanyura mu zihe nzira sinakurenganya. Ariko umunsi umwe nugera Imana izagutabara. Yesu ujya uturisha inyanja agaturisha n'imiraba, nibyo byawe ntago bimunaniye. Ntago ibyo byawe bimunaniye. Nusenga niwihangana nabiri ubona ko byananiranye Imana izabikora. Barabigishwa bahoranaga na Yesu umunsi ku wundi, ariko arangije akorana kiriya gitangaza kugira ngo bongere bemere bundi bushya. Rero nawe Imana yongera ikora ikindi, Imana yongera ikuremera ubundi buhamya, Imana yongera ikuremera ibindi byiringiro, Imana yongera ikuremere kubaho, Imana yongera ikuremere, Imana yongera ihindure, Imana yongera ibesheho, Imana yongera iguhe kugira yongere igaruke. Hari umuririmbyi yavuze ngo merutse kubona Imana ngo yongere igaruke. Nawe Imana yongera igaruke ku buzima bwawe. Imana yongera igaruke. Kadusoma ijambo riri mu Itangiriro ibice byaho 28. Riri mu Itangiriro 28, ibice byaho ni 28, umurongo waho wa 10. Muri bugacyawa hasigaye igihe gitoya. Imana yacu nishimwe. Iki ni igihe n'ukuri cyo kwihangana. Wowe wasenze igihe gisigaye n'igihe wari umaze mu kigeragezo ntago bingana. Igihe umaze urakizi ariko igihe gisigaye ntago ukizi. kandi iteka pasite iyo umuntu akigendana n'Imana igihora imutunguza ibyiza. Narebye kiriya gihe abigishwa babanaga na Yesu bari bamuzi, bari bazi Yesu ko akora, bari bazi ko ari umwigishwa, bari bazi ko ari umuntu uzura abantu,
bari bazi ko yirukana abadayimoni, ariko hari ikintu kimwe batari bazi. Iyo ugendana na Yesu umunsi ku wundi ahora akora ibitangaza, ukumirwa bati si niba Imana yabikoze. Ngo bari mu nyanja, bageze hagati ngo umuraba mwinshi cyane. Rata hari igihe kugendana na Yesu ntibizakura ko hazabura kutazi iki imiraba izaza pe. Nusenga umurozi azahaguruka avuye ngo kubura gusenga kwawe mubujije amahoro, kubura gusenga kwawe biri gutuma kuroga ntupfe, kubura gusenga kwawe hari ibiri kubaho by'umurozi adashaka, kubura gusenga kwawe ntibizabuza ko ibigeragezo bibura kuza. Ariko nusenga rata Imana izakurinda. Haleluya, Imana ishimwe. Hari umuririmbyi nyankunda, Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso ngo ntago igisinzira. Imana ntago izigera isinzira ku buzima bwawe. Data nusenga ngo nuko igihe kigeze bari mu iyo nyanja umuraba mwinshi cyane, ngo noneho abigishwa baratabaza ati Yesu we, bango babonaga ko yasinziye, ariko mu by'ukuri ntago yari asinziriye. Hari igihe ajya yituriza kibera bucece, ariko ari kumwe nawe. Arangije avuga mbese ko mu nkanguye ko bigenze gutya niki cyabaye. Abigisha bati data buja reba twenda kurengerwa. Yesu avuga ngo nimutuze, nimutuze. Arangije ngaturisha inyanja iramwumvira, aturisha umuraba uramwumvira. Barangije baravuga ngo mbese uyu ni muntu ki ubasha guturisha inyanja n'umuraba. Imana yacu tugire neza. Hari ibyo Yesu azakora nawe wumirwe. Ushobora kuba waritakarije icyizere. Hari igihe umuntu agasenga nabwo ukabona nta nzira bizacamo. Wareba aho uvuka ukabona nta nzira, wareba bakubyaye ukabona nibo bakwishe, wareba umuvandimwe ukabona niwe ukugambaniye, wareba inshuti ukabona niyo guciriye urwa Pilato, ukavuga ngo Mana bizanyura mu zihe nzira, sinakurenganya. Ariko umunsi umwe nugera Imana izagutabara. Yesu ujya uturisha inyanja agaturisha n'imiraba, nibyo byawe ntago bimunaniye. Ntago ibyo byawe bimunaniye. Nusenga niwihangana na biriya ubona ko byananiranye, Imana izabikora. Barabigishwa bahoranaga na Yesu umunsi ku wundi, ariko arangije akorana kiriya gitangaza kugira ngo bongere bemere bundi bushya. Rero nawe Imana yongera ikora ikindi, Imana yongera ikuremera ubundi buhamya, Imana yongera ikuremera ibindi byiringiro, Imana yongera ikuremere kubaho, Imana yongera ikuremere, Imana yongera ihindure, Imana yongera ibesheho, Imana yongera iguhe kugira yongera igaruke. Hari umuririmbyi yavuze ngo merutse kubona Imana ngo yongera igaruke. Nawe Imana yongera igaruke ku buzima bwawe, Imana yongera igaruke. Kadusome ijambo riri mu Itangiriro ibice byaho 28. Riri mu Itangiriro 28, ibice byaho ni 28 umurongo waho wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Twumve isezerano Imana iguhaye. Wumve isezerano Imana ishize ku buzima bwawe. Wumve ikintu gikomeye cyane Imana igiye kuvugana nawe muri iri jambo. Umuhanuzi yahanura akavangirwa, ariko ijambo ry'Imana rihora ari ijambo. Kuko igihe cyose ijambo niryo ryaremye ibintu byose kuri iyi si. Imana yajyaga ivuga ngo baho, ikivuze ngo kibeho kikabaho. Imana yavuga ngo baho cyangwa yavuga ngo bigende gutya bikagenda nk'uko Imana agize ute yabishatse. No kuburiho nuko Imana yavuze ngo runaka nabeho, nuko yavuze ngo iyo bisanga Imana ntiyavuze abarozi barakumize mu cyane. Iyo bisanga Imana ntiyavuze amasasu ntago baragusize. Abantu babaye mu bihe by'intambara barabizi, ariko si hari habagiye si hari abagiye mwari muri kumwe baragenda, hari abo waruzi bari kumwe baragenda, ariko kuko Imana yavuze ngo baho isaha yawe ntirage, niyo mpamvu kiriho. Kuba runaka mwarabyariye rimwe
umwana wakagenda cyangwa se wakagenda wowe Imana ikavuga ngo baho nuko Imana nyine yakoresheje iryo jambo ngo baho menya icyatumye Imana ikureka kuri iyi si nabayeho kubera Imana Imana yaguhaye kubaho ntugafate nabi igihe Imana yaguhaye cyo kubaho ntugikoreshe nabi igihe Imana yaguhaye cyo kubaho gikoreshe kandi neza amen muri icyo gihe Imana yaguhaye cyo kubaho nego uko yagusize ibizi neza kuzabaho izakurinda amen ibiteye ubwoba nibizi zakurinda amen ibitero bya Satani nibizi zakurinda amen amahembe naza izakurinda izabana nawe amen naho bakambuka bakajya hagana Imana izakurinda amen Imana yacu nitugirire neza ijambo riratubwiye ngo dore mwitangire 28:15 ngo dore ndi kumwe nawe haleluya amen wowe uri gusenga uyu munsi wowe umaze iminsi uri kurira Imana wowe umaze iminsi uri mu bihe wowe umaze iminsi uri kurira wowe umaze iminsi uri kubabazwa iri jambo riravuze ngo dore ndi kumwe nawe niko Imana ikubwiye muri iki gitondo wa mukobwa we Imana iri kumwe nawe wa mubyeyi we Imana iri kumwe nawe ugenda urisome singiye waryanditse riri mu itangiriro 28:15 wa mugabo we irakubwiye ngo ndi kumwe nawe amen ngo kandi ngo nzakurindira aho uzajya hose amen wajya hanze wajya hagana he aho uzajya hose waba uri mu gihugu aho uzaba uri hose aho uzaba uri hose Imana izahakurindira haleluya aho uzaba uri hose Imana izabana nawe aho uzaba uri hose uri kugeragezwa hose Imana izabana nawe Imana yakubwiye ngo nzakurindira aho uzaba uri hose ngo kandi nzakugarura muri iki gihugu kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye haleluya Imana ntizigera igusiga ntizigera ikureka ntizigera ikureka n'umunsi warimo itari yakora ibyo yagusezeranije niba hari icyo Imana yakubwiye tuzi uyitegereze niba uzi ko hari icyo Imana yavuganye nawe tuza wihangane abantu bagira amagambo menshi bakagutega iminsi umurozi akavuga Satani n'abadayimoni bagahaguruka ariko ibyo ntubiha agaciro byima amatwi niba hari icyo Imana yakubwiye Imana ntizakugendamo ideni umuntu yakugendamo ideni ariko Imana ntizakugendamo ikiyemwe ideni haleluya ngo ntizagusiga itari yakora bya bindi wa mukobwa we ntizagusiga itari yagukorera ubukwe ngiguhe n'urugo mujye musenga Imana ninagukorera urugo ninagukorera ubukwe iguhe n'urugo kandi ujye umenya gusengera ibintu bibiri ntuzasengera ubukwe gusa ngo ure kudasengera n'urugo Imana ishobora gukorera ubukwe bwo wayisengeye ariko ikakwima urugo niyo mpamvu wirata yirate Yesu kararayo rimwe ugataha cyane pastor hariho abasezerana bibaho cyane tuzadushima Imana ko yasohoje isezerano ariko niba isohoje isezerano menya ngo inyuma hariho ikindi cyane hariho ikindi nzi abantu benshi bajya basenga ngo Mana niyo wankorera ubukwe gusa ngo nkambara iriya kanzu kwambara ikanzu utagiye kubaka byo bimaze iki ntacyo bimaze ahubwo nujya usenga ujye ubwira Imana ngo Mana nuntabara uzantabara untabaye niba unkoreye ubukwe uzampereze n'urugo haleluya sinzabiye umwaka umwe cyangwa amezi abiri kuko na benshi bo hanze nibyo bagutegerejeho bagutegereje kubona wamwaye na Satani ntihagutegereje ategereje kubona wasebye bivuze ngo rero niba Imana ikoze kimwe hari ikindi Satani agutegeyemo nta gihe cyo gusiba gusenga nta gihe cyo gusiba gutunganira Imana nta gihe cyo gusiba kugira ute gukorera Imana kandi Imana iguha ubwenge Imana iguha ubwenge wa mukobwa we wa musore Imana iguha ubwenge wa mubyeyi Imana iguha ubwenge wa mugabo we Imana iguha ubwenge muri iki gitondo cyo nkwifurije no kugira ubwenge buturutse ku Mana ngo Yakobo arahaguruka aravuga ati nukuri Uwiteka araha hantu igihe kigiye kugera nawe uhaguruka uvuge ngo nukuri burya Imana iri kumwe nanjye haleluya bitewe n'ibyo Imana yagize ute yakoze haleluya ngo
ngo araha hantu nanjye nari mbizi, ngo aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba. Imana nikora igitangaza nawe ubwawe uzatinya, uvuye ngo mana ngewe witsuzugurwa, ngewe bavuze haya magambo ko ntazabyara, ngewe bavuze haya magambo ko ntazatunga, ngewe bavuze haya magambo ko ntazaba umugabo nk'abandi, ngewe bavuze haya magambo ko ntazigira n'ubaka ngo ngire inzu yanjye. Igihe kizagera nawe n'ubona ibyo Imana ikoze bigutera ubwoba. Yego. Aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare yenda ibuye yiseguye, arishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahitwa Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Haleluya. Amateka barahindutse. Amateka girute abarahindutse. Ngo mbere hitwaga Luzi, ariko Imana imaze gukora igitangaza bitewe n'ahantu mbese Yakobo yarahuriye n'Imana, ahita Beteli. Nawe ahantu uzahurira n'Imana amateka azahinduka. Ahantu uzahurira n'Imana abantu bazahindura iki? Amazina. Hari igihe usenga ukanitwa amazina kandi ayo mazina atariyo, ukabeshe gukitwa iki, ariko ukihangana. Ariko nusenga Imana izahindura ayo mateka, Imana izahindura ayo mazina. Ni ukuri wa mukobwa we, wa mugore we, wa mugabo we, wa musore we, Imana hari ibyo ije guhindura mu ruhande rwawe. Imana hari ibyo ije kubeshaho, Imana hari ibyo ije kurema. Birashoboka aha hantu iri ni isezerano Imana yari guhereza Yakobo, ariko uyu munsi Yakobo ntawe ugihari. Yakobo ni weho, ni wowe unkurikiye, ni wowe uri kureba iyi video, ni wowe uri gukurikirana ubutumwa bwiza. Ndambwira abantu ngo iyo twateranye gutya kuri kamera tuba turi kubwiriza igiterane, kuko abazakurikira iki kiganiro ni benshi cyane. Bivuze ngo rero nawe wowe uri kureba iki kiganiro, wowe uteze amatwi, hari n'ukuntu umuntu wenda uyu munsi ari umunsi wo kujya gusenga, ariko ukaba utagiye gusenga ukavuga ngo reka nkurikirane iki kibwirizo umukozi w'Imana ari kuvuga cyangwa umwana w'Imana ari kuvuga. Rero bivuze ngo nawe uri gusenga, igihe kizagera nawe umunsi umwe amateka ahinduke. Bajye bakwita izina, bakwite mabuja, bakwite bosi, bakwite nde, bitewe n'ibyo Imana yakoze. Imana iduhana umugisha cyane, Imana itugire neza cyane. Gusa icyo nagutangariza ni ugusenga. Mu minsi yashize Imana iherutse kumpereza iyerekwa, ngiye kubona mbona abantu benshi bari kuzamuka umusozi, nkabona bamwe bari kumanuka, bamwe bakazamuka bagera hagati bakananirwa. Bivuze ngo igihe turimo ni igihe cyo gusenga, kuko niba hariho abari kuzamuka umusozi bari kuwurangiza, ni igihe kirageze ngo uwo musozi uriho nawe uwuveho. Igihe kirageze uwo musozi w'ikigerageza uriho ngo nawe ugire ute, Imana ibugukureho. Igihe kirageze uva aho hantu wakwamiye, uva aho ngaho hagati na hagati wari uri. Hari igihe umuntu pastor asenga ariko akabura inzira, ugasenga ukabura icyerekezo, wagera hagati warangiza ukavuga ngo reka mbe paritse, agaparika. Ariko aho hantu wakwamiye, aho hantu wahagarariye niho Imana ije kugukura. Ndangije ndikubona iryo yerekwa mbaza Imana bango mbese ko abantu bamwe bari kuzamuka, abandi bakaba bari guhera hagati, abandi bakaba bari kumanuka. Mana byagenze gute? Imana irambwira ngo bamwe hari abari kuzamuka bari kwegera ku bisubizo byabo, bonenda gusubiza. Abandi bageze hagati baparika umurimo wanjye, abandi bari gusubira inyuma, aho bakagombye kujya siho bakiri kujya. Imana irambwira ngo kandi igihe cyari kigeze, cyari igihe cyo guhemba abantu banjye. Bene data, igihe cyageze cy'ibisubizo by'Imana, Satana akwereka izindi nzira, Satana akakwereka izindi nshuti, Satana akakwereka ibindi bintu ukwiye gukora kugira ngo ugere ku bisubizo vuba. Ariko ndagutangariza neza ko ntago wakicira inzira ngo bivemo. Yego. Ntago wakicira inzira ngo bivemo. Iki ni igihe cyo gusubizwa
kwawe. Iki ni igihe cyo gusohorezwa amasezerano kwawe. Bene data, igihe kigiye kuzagera, ibihe bikomere cyane, ibihe birushe benshi. Igihe kizagera ushake n'umuhanuzi umubura aho yari ati, usanga Imana yamubwiye ngo ntabwo uri mu gihe cyo gusengera abantu. Igihe kizagera usanga umukozi w'Imana, usange mbese igihe cyagize ute, cyarangiye cyo gusengera abantu. Kuko pastor, hari igihe kizagera Imana ikava ku ntebe y'imbabazi. Byose birashoboka. Kuko iki gihe niba Imana igiteza amaboko, iracyateza amaboko ngo buri wese agire ute, yihane, yigerereyo. Igihe mbese kiracyahari cyo kuba Imana imeze gutya. Ariko niba utari kugeraho kino gihe, menya ngo hari igihe kizagera imbabazi z'Imana zikarangire. Igihe kigere umuntu asenge amatakira ngo Imana itakiri kukumva. Yego. Bivuze ngo niba uri mu gihe cyo gusenga, senga. Niba warasubiye inyuma, wongere imbaraga zo gusenga. Niba waririmbaga, wenda ubu ngubu insengero zigifunzwe, hari abafungiwe batakiri gusenga, ariko kuba insengero zifunze ntibivuze ko udakwiye gukiranukira ikiyemwe Imana. Imana ishobora no kuba yarashizeho kano gahe kugira ngo isuzume abantu bayo, irebe ngo niba narajyaga mu buteraniro kwa kangahe barandondora, irebe noneho ngo uyu munsi wa none nta muhanuzi wo kukurondora uhari. Imana irebe uko urakizwa. Imana y'amahoro ituganze kandi tugirire neza. Ndabizi neza ko ibihe bigiye kuza ni ibihe by'abantu basenze bazabana n'Imana. Imana imaze iminsi iri kuvuga inzara, Imana imaze iminsi iri kuvuga ibiteye ubwoba, ariko nawe biriho kino gihe byaguhereza ishusho, byaguhereza isura yo gusenga. Imana y'amahoro izakurinde kugwa mu bihe bikomeye cyane. Amen. Imana y'amahoro izakurinde gusubira inyuma. Imana izakurinde gucika intege. Ariko pasi njya nkunda ijambo ryavuze ngo uwo nafashe sinzamurekura. Uwo nafashe sinzamurekura. Bivuze ngo niba Imana, niba uzi neza ko Imana yagufashe, niba uzi neza ko Imana yakurinze, nawe ntuzifuze kuva ku Mana. Kuko nusubira inyuma, umutima w'Imana ntuzongera kukwishimira. Umukiranutsi nasubira inyuma, umutima w'Imana ntabwo uzongera kumwishimira ukundi. Bivuze ngo rero icyo wamenye ugikomeze. Niba hari ijambo riri muri wowe, wirinde ko hari ibyaza bikakuvanga. Ngo nyamara ngo reba igihe wahereye, reba igihe wasengeye, reba oya. Satani ntakwereka ibyo Imana itari yakora, ahubwo wowe urebe ibyo Imana yakoze. Imana y'amahoro itugire neza kandi Imana idukomereze amaboko. Ariko icyo nkwifurije ni ugusenga kugira ngo nawe Imana izakurinde iriya nzara, Imana izakurinde kiriya cyorezo, Imana izakurinde ibikomeye, Imana izakurinde. Amen. Icyo nkwifurije ni ukuba imbere y'Imana. Icyo nkwifurije muri iki gitondo ni uguhamagara Imana. Icyo nkwifurije, wasenga bakakwita umusazi, wasenga bakakwita imburamukoro, wasenga bakavuga ngo mbese urari mu biki, wowe komeza usenge. Umunsi umwe bazabona impamvu nawe amasengesho yawe yagize agaciro. Bazabona impamvu wararaga ku kirago, bazabona impamvu wararaga mu musozi uri gusenga. Igihe kizagera abantu babona impamvu wasenze. Imana y'amahoro itugire neza. Ni iryo jambo Imana yanshize ku mutima. Imana nibishaka tuzongera dusubire. Imana ibamere. Amen. Birashoboka cyane. Ejo bundi uzagaruka. Yicano ni yanyu mami. Ni yanyu rwose. Imana ireduhaye n'iki gihe ngiki kugira ngo tukorereho umurimo w'Imana. Kuko isi y'uyu munsi iri mu ikoranabuhanga. Ngo rero natwe ubwo Imana ifunguye kano karembo, kaba igafunguye, mureke tugahagararemo neza, dukorere Imana mu Rwanda no mu mahanga, kandi nukuri dukorereho ibihesha Imana icyubahiro. Amen. Iyi channel yitwa Ndi Umukristo, kandi ije muri iki gihe ngiki kugira ngo ifasha abantu b'Imana batendeburitse, abacitse indege, abashidikanyije mu masezerano, kugira ngo Imana yongere ibongere ibyiringiro. Umuyobozi wayo ni Pastor Labani, muramuzi hirya no hino mu mahanga no mu Rwanda. Turahari rero, mwari mwaratubuze,
tukaza rimwe mu kwezi, rimwe mu mezi abiri, ariko uyu munsi turahari hafi ya kenshi turahari. Uyu mukobwa wacu arahari, tuzajya tuganira kenshi kuri iki kinyamakuru, tuzabasengera, muzasubizwa, muzabona imigisha y'Imana, ndetse byari bihambiriye bizahamburwa, ibyari bitarasubizwa bizasubizwa. Amen. Bitewe nuko twasenze Imana dufatikanyije, Imana yacu izahabwa icyubahiro. Amen. Reka rero dusoze, mami, reka tugusabe abakunzi bacu bahereze akanimero ka telefoni, yenda arwakenera gusengana nawe, arwakenera ijambo ry'Imana, arwakenera kugutumira, cyangwa se arwakenera kuza gusengana natwe hano kuri Ndi Umukristo. No kuri turabahamagaye namwe, ye mukobwa yumvamo ijambo, ye mudamu yumvamo ijambo, ye mugabo yumvamo ikimana iri kuguhata kuvugana n'abantu b'Imana, vayo tuguhereze umwanya uvugire Imana. Mana nihabwe icyubahiro, kare tugusabe gutanga akanimero kawe. Murakoze cyane, ariko ntari natanga nimero, reka ngira ikintu kimwe mbwira abantu. Yego. Hari igihe Bibiliya itumenyeka ivuga imbuto. Njye ngunda kubabwira ngo kwihangana bitera kunesha. Cyane. Kwihangana bitera kunesha, nawe twumva ubimenye, kuko hari igihe uhamagara none ngagutya avuze, ariko iyo isubije utukana, iyo isubije ati muba mwatubeshye, ukatuvuga ibindi, nawe ubugaragaje imbuto zawe. Ariko iyo wabonye numero ukihangana, none ejo bundi amaherezo ubuzasubizwa, ya numero abazayita kandi akagufasha icyo akwiriye kugufasha. Numva rero rwose aho tubasabe kujya mwihangana cyane. Bahereza akanimero. Cyane nimero cy'Imana, mujye mwihangana, Imana nizajya ibishima tuzadusengana, Imana nibishaka tuzadusengana, kuko natwe tugendera kuri kondisiyo ko bimeze buri gihe n'igihe cyacu. Nimero yanjye ni 079 34 37 969. Ngari subiremo. Ni 079 34 37 969. Amen, amen. No kuri WhatsApp irahaboneka hose. No muri Momo irahaboneka hose. Okay, sawa rwose. Ushobora kumbura kuri telefone bisanzwe, njyatanga hari abambuze bakanyandikira kuri WhatsApp. Ibyo ngibyo nta kibazo rwose, iyo mbibonye turasengana nta kibazo. Yego. Imana ishimwe cyane. Natwe rero abakunzi bacu nakagaruka, tubasabye gukora subscribe, comment na share igihe Imana yabigushoboje, ugasangiza inshuti zawe ku butumwa bwiza bw'abana b'Imana. Dusengere mu magambo make dusoze. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko wakoze imirimo, tugushimiye ko nabo wagiriye neza, izina ryawe niryamamare. Reka tuzongere guhura turi gushima, reka tuzongere guhura turi kuvuga amashimwe. Reka Uwiteka Imana Nyiringabo abata umurwayi mukize, urembye umugirire neza. Mana ufite intambara umurwanirire, ukeneye gusubizwa umusubize, usubiza benshi uwasohoreza amasezerano kugira ngo izina ryawe ryamamare. Ngushimiye ko data hari icyo ukoze mu izina rya Yesu. Amen.